Nongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu wa Twige Bibiliya, ni cano tumaze kumenyera aho dukurikirana icyigisho n'ingingo y'umunsi mu buryo rero twamaze kumenyera. Iyo tutangira icyigisho tugiye gutangira icyigisho cya gatandatu, urabona ko amigisho turimo turayegera imbere. Ni icyigisho tugiye gufatanya n'umuvandimwe, ngiye muranzi mu mazina yanjye nitwa Uramutse Emmanuel, ndi kumwe nande Eric niyo mukiza. Eric urakoze cyane. Yego wanabasuhuza abavandimwe buriya bafite amatsiko yo kumva ijwi ryawe, benshi ntibanakuzi. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, twishimiye kubana namwe muri kino cyigisho. Kino cyigisho aho turi buze gusangira ibyiza ijuru byaduteguriye. Imana duhare umugisha. Amen. 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 Arakoze Eric, nkuko abibabwiye ati tugiye gusangira ibyiza ijuru ryaduteganirije. Ni impamba ijuru riba ryaduhaye mu cyumweru. Niba haba ari ingingo ya buri munsi, burya ni gaburo ridutunga, kandi byanditswe byera burya nibyo byo kurya by'umukirisitu. Tugiye gufatanyiriza rero mu cyigisho hamwe mu cyigisho cya gatandatu kitubwira ngo ibindi bihamya Yesu. Ibindi bihamya birumvikana ko ari ibyabanje twabonye. Tugiye kubona ibindi bihamya nde Yesu. Reka rero mbere uko tujya imbere mu cyigisho, reka tumaze turarika Mwuka Wera abane natwe mu buryo bw'isengesho. Kadusenge. Uwiteka mankiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye uko utwitaho ukatugenera ibidukwiye by'umubiri n'iby'umwuka. Amen. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Amen. Nayo mpamvu waturiganije amagambo tugiye kwiga. Ubwenge bwacu ni bukeya, turakuraitse nguze abe ari wowe utwungura ubwenge, kugira ngo iby'ubugingo wabitse muri jambo ryawe tugiye kwigana bidukize kandi bidukizanye n'abazaryumva. Ubuntu bwawe bubane natwe kugeza tugeze ku musozo, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Eric rero reka twinjire mu cyigisho cyacu nk'uko twari tumaze kubivuga. Ni icyigisho cya gatandatu kivuga ngo ibindi bihamya Yesu. N'ubundi abantu bamaze kubimenyera, turimo turiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe nande na Yohana. Yohana rero aragenda duhamiriza uburyo Yesu yari Mesiya, ndetse ntekereza ko abantu bamaze kubimenyera twamaze kubona ko Yesu yakoze ibimenyetso n'ibitangaza bihamya ko yari Mesiya. Kandi twabonye ko iri jambo Mesiya ku Bisirayeli ryari rifite icyo risobanuye. Ku Mwisirayeli cyangwa se ku Muyuda kumubwira Mesiya byari bifite igisobanuro. Rero ni ngombwa ko tubona byinshi bihamya Yesu. Ni nayo mpamvu hano tugiye kureba ibindi bimuhamya, bivuze ko hari ibyo twari twabonye mbere. Abantu baze kuza kureba tuzibanda muri Yohana n'ubundi igice cya 12, hazazamo igice cya 7, tunasubire no mu gice cya 2. Ariko isomo ry'icyo kwika tuzagaruka muri iki cyumweru turasanga muri Yohana igice cya 12 ni umurongo wa 32, ahanditse ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho amahanga, nzireherezaho abantu bose. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi. Urumva ko ari mu musaraba. Kristo arasobanura ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Twabonye ko mu cyigisho cyashize Yesu ahamagara abantu, yahamagaye n'Abisamariya kandi bwari ubwoko bwitwaga insuzugurwa. Ntago kwa Yesu harimo kurobanura ku butoni. Niyo mpamvu cyo kwikwa tubwe ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho amahanga n'abantu bose, utitaye ku bakire, utitaye ku bakene. Rero reka turebe mu mbanziza cyigisha ari nayo magambo abanza. Yohana yongera kutubwibutsa ko Yesu ntago yapfaga kuvuga ibintu atabanje gutekereza. Nta magambo Yesu yavuze haba mu byigisho bye, haba mu mfashanyigisho yatangaga, nta kintu na kimwe yapfaga kuvuga uko abonye. Niyo mpamvu buri gitangaza cyose yakoraga cyabaga kirimo umugambi w'inama yagakiza, kandi hakaba harimo n'isomo agenderere guha abantu. Nibyo. Rero hano batubwira ngo Yesu ntago yapfaga gukora ibintu ntago yapfaga kuvuga ko ibintu bitamwerekeyeho, cyangwa ngo avuge uwo ari we uko abonye. Ahubwo yagaragazaga uwo ari we abikoresheje iki? Ibimenyetso n'ibitangaza. Kandi ntacyo yakoraga kugira ngo yiheshe kuzo imbere y'abantu, ahubwo buri kintu cyose yagikoraga kubw'umugambi. Hano baratubwiye ngo dore uko bamwe rero bahamyaga Yesu, nuko tubisanga muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 31. Abantu bamaze kubona imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze n'uburyo yigishaga, baravuga ati ubundi mbese abantu bashidikanya ko yari Mesiya, mutekereza ko Mesiya uzaza azakora ibirenze ibyo? Mbese Yesu ni ibiki yari yarakoze aba bantu bahamije? Hari byinshi yakoze bagiye bahamya. Hano hari ibyo bagiye bagaragaza byinshi cyane bitandukanye. Tugerageze tubwire bimwe muri ibyo. Ari ukuzura Lazaro. Ikindi
hari gukiza umuntu wari uremaye igihe kirekire ikindi yakoze kinini gwaza abantu 5,000. aha muri ibi bimenyetso n'ibitangaza Yesu yakoze aba bantu bari batanze uburabuhamya tubonye hejuru bari babisobanukiwe ni nayo mpamvu bavuze ngo mbese ubundi uwo Mesiya muvuga uwo Mesiya twize mu buhanuzi uwo Mesiya dusoma mu mizingo ya Yesaya azakora ibirenze bityo rero bari bahamije Yesu ko ari inde kare Mesiya. Hano mwanditse naramukunze cyane atuvuge ngo Yesu yasobanura amagambo ye akoresheje ibikorwa cyane nibyo pe. Yesu yasobanuye ibimwereke akoresheje ibikorwa kugira ngo arwane no gusobanura abantu no kubemeza uwo ari we no kubasobanura ko avuye ku Mana oya ahubwo ibyo yakoraga byahamyaga neza ko ari Mesiya. Hano asubira tubwira ngo nubwo iyo mirimo rero yagendaga ikurikirana cyane nubwo iyo mirimo yagendaga akora bimwe akora ibindi agakora ibindi ariko ikibazo cyabaga hehe uko abantu bakira ibyo bintu mbese babyakiraga bate abenshi barabyemeraga bakabona ko ari Mesiya ari Yesu kwekuza kandi bakanyurwa n'ibyo abakorera gusa nubwo bamwemeraga hari n'abandi batabyemeraga rwose uko niko byagendaga tekereza nawe amaze guhaza abantu 5,000 bingahe 5 ariko abantu bamaze guhaga ejo mu gitondo barazinduka baje kumushaka ngo wongere abahazi bahageze arabwatumva rero reka mbabwire n'ikindi ninjye mutsima w'ubugingo bumvise ibyo bintu bagate neze ko ejo twariye imitsima tugahaga uratubwira ngo uri umutsima w'ubugingo wowe turakurya nuko bahita bacika intege nanone kandi tubona muri cya gitangazo cyo kuzura Lazaro nukuri cyatumye imitima y'abantu benshi bizera ariko ku rundi ruhande tubona nyuma y'icyo gitangazo nibwo bacuza umugambi wo kumwica ku mugaragaro nyuma yacyo ako nawe tekereza umuntu amaze kwerekana ko afite ubushobozi bwo gusubiza umuntu ubugingo none bahisemo kuvuga ngo uwo muntu akwiriye kwicwa kuko turabona abantu bose bagiye kumwizera bagiye bagambiriye kumwica urumva ko ikibazo umuntu aba afite kubera icyaha cyaje ku isi umuntu kugira ngo abone byiza akabona ibintu bibi rwose ni umugambi wa Satani ko no kugira no kumigiye dufite imenyetso simusiga ariko azanemo kudutera gushidikanya hasi rero baratubwira ngo muri iki cyumweru noneho icyo tugiye kureba tuzibanda kuri bamwe bavuze ko Yesu yari Mesiya cyangwa se ku bandi bantu bahamije Yesu nka Mesiya nubwo hari abo twabonye mbere ariko muri iki cyumweru tubikiyemo abandi bahamije ko Yesu ari Mesiya rero muri bo nanone turagaruka ku muntu twari twabonye mu ngingo yo kwa mbere itubwira ngo iki kwa mbere haravuga ngo kwicisha bugufi yego Yohana Umubatiza yongera kubihamya mu ngingo kwa mbere iratubwira kwicisha bugufi uko n'ukwicisha bugufi kwande nuko Yohana Umubatiza kandi Yohana Umubatiza agiye kongera duhamirize Yesu ko yarinde yari Mesiya mbese Yohana byagenze bite Yohana Umubatiza turabyibuka mu cyisho cya kabiri banabitubwiye ni wamwigisha waje ari integuza ya Yesu yigishiriza hehe mu butayu kuri Yorodani kandi igihe yigishaga ubutumwa bwiza yabwigisha avuga ati nimutunganye inzira y'Uwiteka nimuntu haterengane muharinganize nkuko bari basanzwe babimenyere ko igihe umwami yendaga kuza habagaho gutegura umuhanda n'inzira aho umwami azanyura ubutumwa bwa Yohana rero bwari bw'integuza igihe yabwigishaga abantu barabwemeye abasirikari barihana abakomeye baraza abantu barabatizwa tubona ko atangira no guhamagaragira n'abigishwa muri bo harimo nande turabona ko afitemo yego Petero yararimo Yohana yararimo meme Natanaye na Filipo tubona ababigishwa bamaze kwakira ubutumwa bwiza bwa Yohana ariko Yohana igihe ari kubatiza kuko abakiraga ubutumwa barabatizwaga mu gihe arimo abatiza na Yesu araza amaze kubatiza Yesu ijuru rirakinguka abona amagambo yabwiwe na Mwuka Wera ko uwaza kubona umwuka ari butindeho waraba ari Mesiya nuko maze Yohana amaze kubatiza Yesu ijuru rirakinguka amena yumva amagambo avuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kamwishimira maze Yohana cyumva ayo magambo abwira ababigishwa bari bamukurikira avuga nuko rero nguyu ariko nakunze amagambo yavuze nguyu ntama w'Imana ukura ibyaha by'abari hehe mwisi hano hari amagambo hasi batwandikiye batubwiye ngo umuntu ashobora kwibaza uburyo Yohana Umubatiza akimara guhamya Yesu mbese ahari umurimo we ntiwari urangiye
hano baratubwira ngo umurimo ntabwo wahise urangira, ahubwo kuko imbere tubona ahandi hantu Yohana agenda agaruka, aho abigishwa be bongera kuza kumubaza bakamuha raporo. Yari yababwiye ngo dore nguyu inama y'Imana ikora ibyaha by'abari mu isi, baramukurikira. Ariko bagiye kuregerayo hakurya ya Herode basanga Yesu nawe ari kwigisha ubutumwa bwiza, kandi abigishwa be bakabatiza, baza kubiregera Yohana. Rero umurimo wa Yohana warakomeje, nubwo tubona ushirwaho umusozo igihe Herode yamutangaga ngo acibwe igihanga, ariko nanone umurimo wa Yohana wagumyeho. Ni nayo mpamvu tubona Yesu abona hagati ye na Yohana bashobora kuvuga impaka, agahitamo kujya gukorera i Galileya, Yohana agasigara kuri Yorodani. Yego. Hano baratubwira ngo rero ukutumvikana hagati y'abigishwa ba Yohana umubatiza n'abayuda batavuzwa amazina yabo ku bijyanye no kwizera, icyo cyabaye ikibazo hagati yabo bombi. Abantu rero bakomeza kwibaza ikibazo, Yesu ari kubatiza, ntabwo ari we wabatizaga, tubyibuke neza, habatizwa abigishwa be. Ariko abantu baraza babibwira Yohana ati wa muntu nawe ari kwigisha kandi abantu bari kubatizwa. Ibi bintu batubwiye ngo byashoboraga gutuma hazamo ikintu cyo kutumvikana ndetse no kugira ishyari. Ariko mwigisha ni iki yatubwiye ko Yohana yabyitwaye mate? Ndagira ngo abantu baze kutwihanganira dusoma aya magambo tumenye uko Yohana yitwaye muri ibi bintu. Kanyasome ni Yohana igice ni cya 3 duhere ku murongo wa 35 wa 25, iki cya 25. Yego dusome. Haravuga ngo abigishwa ba Yohana bajya impaka n'umuyuda ku byo kwiyeza. Basanga Yohana baramubwira bati, mwigisha wari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, wowe wahamyaga, dore nawe arabatiza. Ukiri aho ngaho utarajya kure, urumva bamuhaye raporo, wa wundi watweretse, none ko ari wowe wabatizaga, none dore nawe ari kugira ute? Yohana arabasubiza iki rero? Ku murongo wa 27 n'abantu bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse agihawe kivuye hehe? Mu ijuru. Namwe marambira abagabo yuko navuze nti sengeye Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe umwumva anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasoye, wakwiriye gukuzwa, naho ngiye nkwiriye kwicisha. Urakoze cyane. Yohana aravuze ati rero ni mwabantu mwe, njyewe nari integuza cyane, ndetse anakoresheje ishusho ngero hano batubwiye y'ubukwe cyane. Yohana yivuga nk'umuranga uri iruhande rw'umukwe. Umukwe yarinde yari Kristo, nuko ubwoko bwe bukaba iki? Ukaba itorero, ariko ryitwa umugeni. None aravuga ati iyo umuranga ahagaze iruhande rw'umukwe, agaciro ntigahabwa umuranga, ahubwo gahabwa iki? Umukwe. Iki bintu tubisoma uko byanditse hano. Hano akoresheje ivugo shusho y'ubukwe, ubwe yiyita inshuti y'umukwe. Uwo ninde? Yohana arita inshuti y'umukwe, mu gihe Yesu ari we mukwe, umugeni akaba ubwoko bwe. Nk'uko ari amasomo twabonye mu isezerano rya kera, harimo irya Hoseya, harimo n'iryo muri Yesaya. Ayo yose aragaragaza ishusho ngero ikoreshwa hagati ya Kristo n'itorero rye cyangwa se n'ubwoko bwe. Aho Kristo aba ari umukwe, itorero rikaba iki? Umugeni. Hano aratubwira ngo hanyuma mu magambo ye agaragaza ugukomera nyako kwa Yohana. Yohana aravuga ati uwo nguwo uwitwa umukwe akwiriye gukuzwa, naho nge nkwiriye gucishwa bugufi. Yohana yagaragaje ikintu gitangaje kinini cyane, aho abandi bantu bumva bashaka isumbwe mu mitima yabo. Yohana we arashaka kuherekana ko Kristo ari we ukwiriye gushirwa hejuru, maze wagacishwa bugufi. Hano hari amagambo yanangaje muri Yohana igice cyahandi twamaze gusoma mu murongo wa 31 na 33 kugeza 36, hakomeza kuvuga itandukaniro riri hagati ya Yesu na Yohana. Aho aravuga ngo haragaragaza isumbwe Mesiya yagombaga kurusha integuza ye. Duhereye ku buhamya bwa Yohana, arahamya ko ahamya ibya Yesu. Aravuga igitekerezo cyo guhamya, yongera guhamya uwo Yesu ari we. Avuga ati uwo yaturutse mu ijuru, naho ngewe naturutse hehe? Mu isi. Uwo ngo waturutse mu ijuru aravuga ibyo yakwe kuri isi. Ntabwo avuga ko ubutumwa bwe budafite agaciro, ariko aranerekana agaciro k'isi afite nk'uwavuye hehe? Ku Mana.
abazumva ibye bakizera bazahabwa ubugingo baraho, ariko abatazabwemera kuri murongo wa 36 avuga ko abatazabwemera bazagerwaho n'umujinya w'Imana. Rero muri ubwo buryo iyo niyo sano iri hagati y'ishusho ngero Yohana yakoreshaga. Imana muri rya somo noneho turi muri Yohana igice cya 3:16 muri iyi mvugo Yohana akoresha aragaragaza urukundo Imana ikunda abantu. Ari ryo somo batubwiye ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi igatanga umwana wayo kugira ngo adupfire nibyo, kandi uwizera ahabwa ubugingo buhoraho, ariko utamwizera. Ari amagambo hano nakunze aravuga ngo ariko abazanga iyo mpano duhabwa n'ijuru, duhabwa ku buntu, bazashirwaho, bagomba kuzishyura ikiguzi cy'icyaha cyabo, aricyo rupfu rw'iteka ryose. Imana yakunze abari mu isi itanga ubugingo bw'umwana wayo kugira ngo umwizera ahabwe ubugingo. Mbega ukuntu akaga n'ingorane kwaga impano ijuru riduha, kuko amaherezo ngo buri munyabyaha azishyura ikiguzi cy'icyo cyaha. Ni ukuvuga ikiguzi nike? Ni ukubura ubugingo bw'iteka. Birabaje pe. Reka dusabe Imana kugira ngo ubwo ijuru ryatanze impano y'Imana ariyo ubugingo bwa Kristo, kandi buhagije gukiza ibyaha byacu. Dusabe Imana ngo natwe turambura ibiganza ku buryo bwo kwizera kugira ngo iki gitambo cya Kristo gikureho ibyaha byacu. Hari abantu baje ngo gikureho ibyaha by'abari mu isi, umuntu akumva wagira ngo ni iby'abari bye bitari. Ni icyacyanje nihereho n'abandi ni icyacyabo. Yego. Rero hano hari ikibazo gisoza batubajije ngo ni mu buhe buryo twakwiga icyisho cyo kwicisha bugufi tukiyoroshya imbere y'Imana n'abantu. Yohana araduha urugero rwiza runini cyane. Igihe yari amaze kubona Kristo akabasobanukirwa n'uwo ari we, nubwo abantu bigishwa bifuzaga ko bamuzamurira kwishira hejuru ngo kandi byari binoroshye pe, ariko Yohana aciye bugufi imbere y'Imana. Reka dusabe Imana kugira ngo natwe no mu buzima dukwiriye kwicisha bugufi. Erega umunyamigani yaranditse ngo kwishira hejuru kubanziriza kurimbuka. Reka dusabe Imana ngo duhitamo icishijwe bugufi. Ubwo tumaze gusobanukirwa igitambo cya Kristo tukizere, kuko bihagije gukiza umunyabyaha, kizaduhesha ubugingo buhoraho. Kandi ibyo bintu twere no kwirata, ahubwo duce bugufi kugira ngo Kristo uri muri twe abari gushirwa hejuru. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Reka rero tugusabe udushyire imbere y'Imana mu buryo bw'isengesho dusoza. Kadusenge. Mana igira neza, tugushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya. Amen. Twize icyigisho cyiza, ibindi bihamya ko uri Mesiya. Kandi tubanye no kwicisha bugufi kwa Yohana. Reka natwe ukore muri twebwe. Twebwe impano y'Imana, kandi koko uzajye uhora ubana natwe ibihe byose. Tubyamaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Amen.